cyangwa badashaka kumva ntabwo bashaka kumva ibyo bintu abandi ko babahaye umuceri wabonetse none se biri kugenda biza etape par etape etape kuki twe bataduhereye ubuso wasubiza ngo nyine urida uratuza ukaganiriza abantu ariko wagira imana byakugeraho barazatira urabona ejo abandi babahaye kabiri nyine urumva ni ibintu bya ubuyobozi buravuna amani subize muri classe iyo bakubwiye ngo wandike abasakuza urugero kandi hari umucuti yawe isakuza wayandika uraheze kandi barakubwira ati n'umwandika abasakuza turabirukana biba iyo baguhaye ikintu cyitwa kuyobora ikintu icyo ari cyo cyose ntabwo wabura abanzi ntabwo wababura pe bahora kuri Mutwara Sibo none se nimba bambwiye ko ibiryo bitaraza nkabibabwira ntibabyumve duka abanzi ni abanzi ntabwo nyine biravuna tumenye ko umuyobozi avunika niyihe kesi wagezemo ukajya kwisobanura mu itangazamakuru nta Mutwara Sibo ni umuntu bari basenyeye wagiye uravuga nabonye Ndahiro Valens papi yaraje arabaza ati sibo jiwe ndi Mutwara Sibo ariko sinzi ibyo ari byo ngewe ati ni gute utazi ibyo ari byo se kandi uri Mutwara ndavuga ngewe nimba umuntu baramubwiye ibi n'ibi nabikurikize ngewe nta kintu mfite cyo kurenzaho mubaze mudugudu n'abandi bose ngewe icyo nari nzi ko Mutwara Sibo ari ukumenyana n'abaturage utwo tubazo kubasinyira ibipapuro ibiki n'ibiki mani umuyobozi aravunika yubawe niyo mpamvu se havugwa ruswa mu nzego zimwe na zimwe hatavugwa ruswa hose ahantu hose ariko amajori ya ruswa nkebebe ngewe mbi nkebebe neva ngewe mvuga ukuntu mbyumva mukumvikana cyangwa se nimwumvikane ngewe nkiviramo natuza so ngewe rero ntabwo nigeze nari meze nk'umuntu tuva indimwe n'abaturage ntabwo nigeze mba umuntu ngo niragiye ngo uri ariko bana umuyobozi mujye mumwubaha aho ava akagera habe umuyobozi wo mu rugo ubamo umuyobozi w'isibo umuyobozi w'umurenge umuyobozi w'akagari umuyobozi w'umujyi wa Kigali umuyobozi w'igihugu mujye mwubaha umuntu witwa umuyobozi kuko ibintu aba afite muri we nyine biramuvuna cyane akontorora abantu reba gukontorora urugo ugakontorora n'iby'abaturanyi ukajya mu bibazo by'abantu bandi nyine ni ibintu biba ari binini cyane ujya utekereza kwiyogoshesha yego kwiyogoshesha iki umusazi sinzi udatekereza kwiyogoshesha bro ahubwo se wowe ujya ubitekereza ubu nari ndi kwiyogoshesha uzi ndi kwiyogoshesha kandi nari nabitekerejeho ndavuga nyine gukura umusatsi wose biza paragisida hari n'igihe utakwiyogoshesha bakakogosha ibyo ngibyo ntabwo ibyo mpora ntekereza anytime urumva twiyogoshesha bibaho ubakogoshe none se wabihindura iki bigeze gute ubwo ni ikibazo cy'uko atari wabitekerejeho ariko bimeze niba ugiye kwiga mu kigo runaka kandi batemera ko umuntu yigana umusatsi
kugukuraho. aragitosa. Igiti mani mutangira ibintu rero bitameze neza. Nangiye guhita nsubiza. Aragitosa. Hanyuma njyewe meze iki muri ibyo ndi kumbaza bro? Aragitosa imwe mu ndirimbo ziri gukundwa n'abatari bake ariko nanone ziri kuganirwaho n'abantu bagiye batandukanye. Umuvugizi wa RIB yaherutse kubikomozaho, bamwe mu babyeyi bati indirimbo iri kwica abana, abandi bati ese ko ari indirimbo isanzwe atari abantu baririmba ibishegu kuba ikijita byaba ibindi tekeye kuri ino case cyangwa se kuri ino situation neza gute? Okay, njyewe buriya ariko mubwira iyo umuntu afashe umwanya akajya muri studio agakompoza indirimbo akaba yayiririmba, hari energy nzi wenda abafana batazi cyangwa iki n'iki cyangwa se uko baza kuyifata nyuma, ndumva nta kintu nabivugaho cyane, ariko ni indirimbo nyine yamutwaye energy, arayikora arayandika. Ibishegu byahozeho mani, kera na kera cyane byahozeho. Ibishegu nakubwira indirimbo za kera mani z'ibishegu zahozeho, kandi nta ndirimbo zizahozeho z'ibishegu n'ubu ngubu kandi bagicuranga. Ntabwo mba nshaka kuvuga igihangano cy'umuntu, ariko uko mubibona niko mbibona. Sinjya mvuga ngo ngiye kuvuga ku bihangano by'umuntu none mbigenze uko ubibona reka nawe nanjye niko mbibona. igwiga bimeze gute? Ni ukuvuga ngo indirimbo uko muyumva n'amatwi yanyu nanjye niko nyumva, ntabwo ngomba gukomplaininga rero ngo njye kuvuga ku bintu by'undi muntu. N'abageze kureba ati Emmy ntabwo yari akwiye kuba yabaza ikibazo nka kiriya. Nawe buriya niko nabibonaga. No, njyewe nashimiye umuyobozi ukuntu yamushubije. Abakonsomateri nitwe ikibazo, kandi umuntu atanga ibyo afite. Niba arabahaye ibyo afite namwe mukemera kubikonsoma, ikibazo ni ibi ababikonsomye nyine, ntabwo ikibazo ari uwo bitanze. So njyewe nashimye kiriya gisubizo umuyobozi yatanze. Umujyi ubayeho ute muri iyi minsi? Bayeho neza, nshima Imana n'abantu bake. Kuki ari abantu bakeya? Ni uko benshi bashatse kuzana ubukwe, ni uko benshi nyine bambereye abana babi. Buriya hari akantu kitwa abana babi, kandi ako kantu kabaho, barakaza abantu ntabwo bashaka. Nta muntu wakubera umwana mubi. So rero iyo ugize Imana muri ba bantu bakeya ukamenyamo kubereye umwana mubi, ushyira ku ruhande ugakomeza. Wagira Imana ukongera ukajonjoramo ku ruhande. Ari igihe ushiduka nyine wibereye gutyo neza nta kibazo. Ba bana babi kandi ntuzabereke ko wabamenye, baba babi cyane. Ubona ko umwana mwiza cyangwa kugira neza ari ikintu byakugiriye kibi? Oya, njyewe ngira neza nkigenda, ariko ikintu nshimira Imana, ku Mana yanjye ineza ahanini kenshi nyisanga imbere. Ntabwo ineza nkora kugira ngo ngira neza nkigenda, ariko hari igihe nyisanga imbere. Ni ikihe kintu cy'agaciro ukunze kurusha ibindi? Ikintu cy'agaciro nkunze kurusha ibindi gifatika, ibintu by'agaciro biba ari byinshi. Nkoje kimwe. Ni umutwe. Ni umutwe. Ni munini, ariko nubwo ari munini harimo n'ibintu binini. Rero ni umutwe utandukanye no mu mutwe. Ubundi umutwe uba ufite mu mutwe. Ariko mu mutwe ntabwo haba hafite umutwe. Rero iyo ufite umutwe munini hakaba harimo n'ibintu binini,
byose muri rusange iyo bikusanyije byitwa umutwe. Ntabwo ujya wumva se abantu bavuga ngo ufunga umutwe, baba bibeshye. Nta muntu ufunga umutwe, umuntu afunga mu mutwe. Si umutwe wawe ufunga gute, ariko ibiri mu mutwe nyine nibyo bigutegeka kuba wawufunze. So njyewe ikintu cya mbere mfite mu buzima bwanjye cy'agaciro ni umutwe wanjye. Ubwo mutwe iyo mvuze mba mvuze umutwe ufite amatwi, amazuru, amaso, umunwa cyane cyane ni nawo nkoresha cyane, ururimi, byose bikubiyemo hano. Umukire bihurizwaho n'abantu benshi, na buri kantu aherutse kubivuga kuri mu bantu bafite amafaranga menshi cyane. Ayahe mafaranga ariko? Amafaranga rega nta muntu udafite amafaranga. Ikintu turutanwaho mu mubare wayo dufite. Ushobora kuba ufite kuri momo 7 wenda urugero, n'urugero ndafite 10,000, izo zose ni ingero. Ndafite miliyari, twese aba ari amafaranga ariko atangana. Kuri momo ufite hagari, kuri momo ari hagari, kuri reka ndeba kuri momo, ariko ntabwo yarenze 7,000 gutyo 8. Kandi ikintu nabwira abantu ntibakirata ubukire ahanini batanafite. Murakoze. Bakavuga ko ingano atari imbere rero nawe. Njyewe amafaranga mfite arampagije. Simba nta kibazo mfite wenda cy'imibereho, nta kibazo mfitanye n'abantu, nishyura umutekano, nishyura ibishingwe, nkagura umuriro, nkagura interineti yanjye, sitoke yanjye y'ibiryo ihari. Gusa ikibazo nawe mfite ni iki? Uretse kugondoza Imana, kandi menya ari n'ibintu bishobora kugukora ukwirwa abantu bavuga ngo ntabwo bimeze neza. Icyo kintu ari igihe kigukurikirana bro. Abanyarwanda bagira icyo kintu. Icyo kintu kubera iki? Kudapfa se? Urikije wirirwa urya nta kibazo, ntabwo ibintu biragenda. Ahubwo wowe ikibazo ufite urashaka ko ibintu byawe bigenda nk'ibya runaka. Ibintu byawe ni uko bimeze, ibya Tycoon ni uko bimeze, ibya Maji ni uko bimeze. So rero ntabwo byose byagendera, tumeze nk'amaturu du Rwanda. Ntabwo bose si amagare se, umuhanda si umwe, ariko bose ntabwo baba bambere ngo bambere amayo jaune. Abambara arigera amayo yandi naya, hari n'abatambara. So rero turi mu kibuga, buri wese ari n'abatambara. Batambara amayo. Njye mvuze mu magare arabambara amayo jaune. N'abatakora iki? Abatambara amayo. Nta kindi. So rero amafaranga buriya yose uko angana kose agushimishije ari ayawe, ugomba no kuvuga ati amen, kugira ngo amen. Amajubaye ngewe nibihe bintu bitanu waheraho gukora? Nagerageza kuvuga amagambo make. Ni kimwe, nkagabanya umujinya, ariko ntabwo nareka itangazamakuru wese tumva ikindira. Nkagabanya no gukunda abakobwa. Murakoze. Ubwo ngiye mbaye wowe rero. Ujya wibaza ibyo biba ngewe. Ngewe wimba. Iba ngewe. Muza. Ngiye mbaye wowe. Ubaye ngewe ni ibiki ariko ubyitondemo. Rwose umbajije ikibazo nawe ngiye kukubaza. Ntabwo umubaye rero, tubyihorere. Simbe wowe. Mbe ndeka. Komeza wibere wowe. Ugaza ntubenye. Ntubenye.
ndagusabye. Aragiye bigeze kumva amabwiriza akagukoresha ibintu utapanze. Yego. Byageze gato. Hari amabwire yo kuvuga ngo ariko n'ibyo muri showbiz. Ukumva umuntu baravuze ngo runaka arakwanga. Ati niyo mpamvu atagukina no kuri radio uriya ntuzamubone kuri iyo museka. Kumbi niga ntagakwanga ahubwo hari abantu bakunda ibyubahiro. Yakumva ati nimba amaje atambwiye ngo mukine ari kwiyumva ko abasha ngomba kubikora nk'itegeko. Ono banyangishije umuntu umwe ndavuga toka nimba nyanga ntajye ndamwana. Ariko nyuma nza gusubiza nza kumwegera ndamubaza hari ukuntu njyewe buriya iyo turi babiri nkubaza ugataha ndirumva cyangwa ukabyihorera mpano nyangira iki. Aransobanura ati ariko mani njyewe buriya mfite abahanzi bagera muri 10 bambwira bakampamagara bakanyibutsa banyumva kuri radio nose ntabwo uzi indirimbo mba nayikugejejeho. Arambwira ati mani ngiye kukwibirira ibanga ntabwo ibyo biba bihagije. Ndavuga ariko njye nari narakwanze numvaga nyine ngo unyangana ntabwo nkwanga ariko ntabwo abahanzi 10 bazampamagara ku munsi mu kiganiro bansaba ko mbakinira indirimbo wowe uri aho wicaye ngo mu kajagari ngo wifunze ngo utegereje ko byikora. Ibyo bintu nza kubimenya. Ayo mabwire rero yambayeho none abayambwiraga nabashakaga ko ntazamuhamagara ngo gukina wowe tuhamagara noneho nkazajya mubwira ati musaza nakumvishe rero aferi leta gakina leta kina. Menya ko rero amabwire ari mabi cyane muri iyi showbiz. Impamvu batagutumira mu bitaramo niye kandi baragigira amaji we nagugigira. Ariko nabonye itegeko ryiza cyane bazanye rya mabuja databuja jewe neko byari byarananiye kuva kera gute ntabwo nshobora kukwita ibyo bintu ibyo ngibyo nyine byo kuba umuja we jewe ntabwo byaba nyine nicyo kibazo nagiye mpura n'abantu benshi barabinziza nimba ari ukuvuga ngo dukore iki tugikore urama ngahe ndayafata. Ibyo byo kugusingiza takagiza never ever oya one more time never ever kuri Hakizimana mani biravunanye ariko nimenya ari ingeso mfite cyangwa se ari karande ntazi ko ntabwo nagufata inyuma njyewe ngo nkubwire ngo murebe ne nimba ngoye serivisi ndayiguha nyiguhe nkuko twayumvikanye urumva ariko ntabwo nzahita ndenzaho cyangwa se ngo nze kugusaba iyo serivisi nguma ku kazi ngo mvuge utugambo ngo urumva mukuri murakoze cyane Imana izabasubirize ngo ibiki tuniscam hinga hano ndahinga unyishyura yanjye nigendere byo kubwira ngo data bujango murakoze ngo n'ikindi gihe ngo no why njye nari mfite isuka ndahinga ndarangiza icyo nakoze ayo twumvikanye yami nigendere ibindi tubyihorere n'umvune turabona ubw'inyuma bw'uburingoshyo babyita ururingoshyo kuryoshya abakire ururyoha ate sabwo ngenda kubishya none kuko urumva ndangije ibyanjye wamaye yanjye nkigendera none ari ukuntu none akubwira gutyo ukanahinga wanarangiza no guhinga cyangwa kumukorera ibyo umukorera akakubwira ngo genda ngo ndaza kuguhamagara kandi we ntabwo wamubwiye ngo ndaza kuguhingira nyishyura ndaza kuguhingira rero ibyo bintu wa mugani ririya tegeko niryo ninzajya mbona umuntu wabwiza umuntu utwo tuntu ni scam ni ikintu aba amushakaho ariko cy'uburyarya nibi bintu ngo grand frère sinzi imyaka ufite
nkise grand frère nkandeho Mm. ngo papa ngo mami no wibeshya abantu mubwira uti Tycoon bimeze bite tuwe Silas oya Silas bite manwe none se bimeze bite manwe niyo ufite za hoho 50 uri Silas ngiye ngufata nka Silas Silas bimeze bite nta kazi kari muri izo hoho Silas nuko ngiye mpaye boss oya boss wa ngo sa mukuru wanjye daddy mvukana nawe ngewe none iyo umuntu ambwiye icyo kintu umusaza njye ndashaje ni gutyo ugasanga umuntu ufite imyaka 70 yakwita mu musaza kandi akuruta ibyo nuko ni scam nuko beshya kwiba mu bunyurije mu bwenge kandi noneho ngewe ivuge ngo bite musaza gute hari n'abavuga ngo bite mwana ahubwo wowe turi kumwe kuko wenda bakuruta akaba yakwita nk'umwana bisanzwe ariko ko nta muntu utari umwana urabizi se ko nawe uri umwana nta muntu ku isi utari umwana ntabwo umwana bivuze imyaka umwana bivuze ko yavutse ku wundi muntu hari umwana se utagira nyina yaba ariho cyangwa atakiriho rero abantu bose turi abana niyo yaba ari umuntu ufite imyaka 100 n'umwana wenda wa macibiri nuko bavuga utu ni umwana wa runaka uyu ni umwana wo kwa kanaka ni uko wabungana kose uri umwana ariko ntabwo abantu bose ari abasaza birasaba iki ngo uzareka inzoga jewe ubuse birasaba iki ngo nzajye kunza no kongera ingano ntago inzoga ngewe nta kintu bisaba unywa inzoga sinabikubwiye mani ngiye mu inzoga ariko niwe mu inzoga mu gihe cya nyacyo kitazireka ni ukubera uburenganzira bwanyu wese bizagusaba igihe kingana iki ngo ureke kugenda n'amaguru ese ugenda n'amaboko ndamangamanga iyo mbishatse ariko ndi kukubaza wowe mani hari ikibazo mbaza nanjye nkahita numva Tycoon ntabwo narinze ko meze gutya inzoga nta kibazo mfitanye nazo ntacyo zifitanye nanjye ariko ntemerewe kukubaza nanjye ariko ntacyo ntemerewe kugusubiza nuko bimeze none kurakaye ariko uburakari buza mu muntu wose kusetse nguko bimeze inzoga uzi ko yazinguriraga azazireke urumva nimba wumva nkujennye ko wanguriraga byihorere bavuga gusobanurire uzumva nateshutse ku ntego narwanye ngo kuko nanyweye inzoga nazandege nzitaba uzumva natukanye kubera inzoga njyewe nta kintu inzoga pfa nazo ntacyo zipfa nanjye nta kindi kintu mvuze kandi ni uburenganzira bwanjye pfa kuba nkora ibintu bikurikije amategeko ibindi byose ntuze nimba nzinywa nkaba nanakora n'akazi kanjye kandi kakagenda neza urangurira iki ku nzoga kubera icyo unkura ku nzoga ntabwo mbwiye abantu bose ngo banywe inzoga ariko ntabwo ugomba kuza ukura abantu ku nzoga sajya kugira inama noneho abantu bafite inganda zikora inzoga bazireka bazakubwira igisubizo cya nyacyo ngira rimbajije bisanzwe none si ibyo ngusubije bidasanzwe ni ukuvuga ngo nta kibazo nta burwayi zinteye ntabwo nangije umutekano sizimbujije akazi sizimbujije apeti none se ubwo urambwira ngo mve ku kintu gute nyine uri umujyanama w'ubuzima ubundi uri kubimbwira ushingiye hasi uri guseka icy'umwana hoya banye nazo neza bro inzoga
nta muntu nazibye, yego ntawe ndimo ideni ryazo, nta kibazo. Kuki unkura ku kintu nshaka? Ubu we nkubwiye ibintu, nkubwiye ngo wazarekuye iyi mikoro, simubanye neza nayo ntikugaburira, hari ikibazo iguteza. Simvuze ngo abantu banywa inzoga, ariko unywa mu rugero, kandi unywe uvuga uti ntabwo ndi butware imodoka nanyweye, ukurikize n'amategeko. Nose inzoga zatuma urenga ku mategeko, izo zo sinaziba. Ariko inzoga, kunywa ku nzoga, tunasinya abantu baguze ubutaka tukanywa inzoga z'abagabo bro. Mu bukwe banywa inzoga, baravuga ati dusabye umugeni dore inzoga ye, bavuga ko zikenesha. Gukena bibaho, none se abantu bose bakennye ni ukubera inzoga. Nta bakiruzi banywa inzoga, none se bavuga bande se? Ibyo bintu rero njyewe ntabwo mbyumva kimwe nawe. Umuntu akena kuko yakennye, nyine gukena bibaho, Yego gukira bikabaho. Ariko ntumbwire ngo umuntu barakennye ngo babyaturiye ku nzoga. Use mubwira abantu banywa inzoga badanje, noneho babakire ku isi mpuzamahanga. Nise niko tumbwira, njyewe sinumva ariko ahantu mu bihuriza. Ubundi ikintu cya mbere nabonye bashinja ubukene: inzoga, urusimbi, abagore. Ubu abantu bose bakennye ni abagore babakenesha? Ni urusimbi rwabakenesheje? Ni inzoga zabakenesheje? Yewe imyumvire y'abantu ntabwo njye numva kimwe ibintu kimwe n'abandi bantu bamwe na bamwe. Niyo ngeso utikunda? Kuvuga cyane, kuvuga kandi nizo yari ukambwira ngo dore cyamaji, ntabwo nagendera gushije, ntabwo bikunda cyamaji. Wayi cya dusubizanye, ndamubwira nawe byawe nyine niyo ngeso ngira, simbizi nuko nasanzwe. n'ubwana bwawe yego no mu barimu banyigishije baranzi, mbwira ibintu by'ubucucu, nahitaga najya mubwira ibindi. Njyewe ndaje ndakererewe, naje nirukanka, wenda naje mvuye kuvoma mu rugo, nagombaga gusiga nkoze uturimo, nje niruka kugira ngo nakerererwa, nyerewe iminota 2 ngo mfukamare. Yose man, ubu ngubu uramfukamisha, uzi ahantu mvuye, wowe urahazi. Ugira agasuzuguro, ugasanga havuyemo kwirukanwa. Man, ni byinshi nyine, ingeso mfite ngeyo niyo ngiyo, ntabwo naheza. Kumbeshyera ibintu nzi ko atari byo, ntanabipfira man. Kuko kuboza tuzapfa ko tuzapfa, ariko kumbeshyera ngo iyi mikrofone irabuze, hari Tycoon na Maji n'undi muntu runaka, bakavuga ati byanze bikunze nta Maji, kandi mbizi neza ko atari njye. Mane ni ukubura ni nkundura pe. Yego ni gute umuntu yaba mu muryango wo mu cyaro ku buryo bworoshye, nkuko kundi uvuga ati wenda hari nka tips natanga, niba uri umunyamujyi ukajya mu cyaro, rero babaho gutya, kugira ngo ube mu baturanyi neza ni gutya, kugira ngo utere imbere ni gutya. Nyine urishobora kumuha base, yavuye i Kigali akajya za Kibungo agasavayivinga cyangwa se Gatsibo, nkuko mubwira ati yo mu cyaro ntibagira batya, bagira batya. Ibyo ni bibizi gutuma mu cyaro. Okay, ikintu cya mbere nabanza kumenya ni definition icyaro kigizwe n'ibiki, kugira ngo uvuge ngo ahantu ni mu cyaro. Kuko icyaro abantu baracyitiranya. Mu cyaro ubundi ngiye mafata nko mu mutwe. Ubwo ushobora kuba uri no kwa Rubangura hariya mu mujyi, ariko uri umunyacyaro mu mutwe. Ariko icyaro ubundi si yose ni icyaro, ahubwo icyo cyaro kigenemo icyaro uri kumbaza sindi kumva icyaro cyo bitari kibonye. Jewe mpitamo ahantu
ndi mu cyaro cyanjye